Bavandimwe, reka mbasuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Kandi reka mbifurize imigisha y'Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Rero uyu mwanya dufite insanganyamatsiko ivuga ngo magi uburozi buryoshye. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye kureba ibyagirira akamaro ubuzima bwacu bwiza mu buryo bwo kwirinda. Turagusabye ngo tuyobore, Mwuka Muziranenge atuyobore muri iki cyigisho, tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo magi uburozi buryoshye. Hari ibintu bigize aka kantu ari byo hari bishobora gutuma gashobora kuba ari uburozi. Muri iyi minsi abantu bakunze ibiryo bigezweho cyane, niyo mpamvu rero tugiye kureba, tuzagenda tureba no mu minsi izaza ku bintu byinshi bitandukanye abantu bagenda banakoresha buri munsi batazi yuko ari bibi ku buzima bwabo. Tugiye kureba rero magi uburozi buryoshye. Magi ikorwa mu biki? Mu by'ukuri magi ikorwa mu biki? Ni mu bintu byinshi byatoranyijwe neza, ibintu byatoranyijwe neza. Magi yakorewe mu gihugu cy'Ubusuwisi, turaza kubibona. Ariko iyi magi yakorewe abantu batashoboraga kugura batashoboraga kuba babasha kugura inyama kuko zari zihenze, cyangwa se ibikomoka ku matungo n'amafi. Uyu mugabo witwa Magi yatekereje ikintu yakora gishobora kuryohera abantu kandi kikababera ibiryo mu gihe nanone bahuze badafite umwanya wo kujya. Akora aka kantu kitwa magi. Aka kibe kitwa magi karimo ibintu byinshi bitandukanye tugiye kureba. Ibintu tugiye gusoma twabikuye ku rubuga rwitwa thehealthsite.com. Muri aka kantu harimo imyunyu iyode. Icya kabiri harimo isukari. Icya gatatu harimo urusenda rudasanzwe, urusenda rw'umukara. Icya kane harimo karungu. Icya gatanu harimo imyumbati. Icya gatandatu harimo igitunguru. Icya karindwi harimo ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe harimo ibishyimbo, harimo amasaka, harimo ibigori n'ibindi binyamisogwe bindi. Icya munani harimo monosodium. Icya cyenda harimo glutamate. Icya cumi harimo amavuta y'intoki. Ayo mavuta y'intoki mu Cyongereza bayita Trans food oil, Trans food oil, cyangwa se bakayita chipusi. Chipusi rero muzazibona abantu bazikoresha imigati, bazikoresha amandazi, ndetse abantu bageze ku rwego no gufata chipusi mu buryo busanzwe bakayiteka nk'uko bateka ubuto. Ariko aya mavuta yitwa chipusi bakoresha imigati, cyangwa se aya mavuta yitwa Trans, ni cholesterol 100%. Ni amavuta arimo ibinure, harimo cholesterol nyinshi cyane, ku buryo ari amavuta mabi ku buzima bwacu. Rero ibi bintu bikwiriye kugenderwa kure, ndetse abantu bakabyirinda. Biratangaje, ku kintu cya 11 kiri muri aka kantu harimo soya, artisin, 14 harimo karumeri y'amabara, 13 harimo rovage, 14 harimo ibishyimbo bya soya bisembuye. Uru ruvangavange n'ibintu tumaze kubona biratwereka ko tudakwiriye kurya magi. Rero aka kantu hari abantu bageze ku rwego rwo kugafata bakagashyira mu biryo batanagatetse, bakagashyiramo nk'umunyu, bakagakoresha nk'umunyu mu kigwi cy'umunyu, ndetse bagakoresha nyinshi cyane. Ariko ntago bazi yuko aka kantu ari uburozi buryoshye. Nibyo tugiye kureba. Reka tubirebe uburyo iyi magi ari uburozi buryoshye. Ikirango cya magi cyatangiriye mu Busuwisi, cyashinzwe mu 1884, igihe rwiyemezamirimo wo mu Busuwisi Julius Magi yari afite icyerekezo cyo gukora ibiryo biryoshye kandi bifite intungamubiri bigera ku miryango ihuze iri mu kazi. Uyu Julius Magi ni icyo ngicyo yakoreye iyi magi. Ingaruka zo kurya magi ni izihe? Ingaruka zo kurya magi iri mu biryo bya karori nkeya. Uko bisanzwe iyi magi ntabwo ifitemo karori nyinshi. Irimo ibinure. Ipaki imwe ya magi irimo garama 4. Ya mavuta twabonye ruguru, ya mavuta agizwe n'ibinure. Harimo ibinure garama 4 z'amavuta. Inyinshi muri zo zikomoka ku mavuta byuzuye Trans food oil. Ikaba ariyo mpamvu aka kantu gashobora kuba uburozi ku buzima bwacu. Birashobora kongera urugero rwa cholesterol mbi, kandi birashobora no gutuma ibiro byiyongera. Bose bashaka kugabanya ibiro, si byiza kurya ibiryo birimo aka kantu. Abantu bakwiriye kukagendera kure bakakirinda. Ariko kukirinda ku bantu benshi barya mu resitora biragoye, kuko mu maresitora menshi bateka magi nyinshi cyane, ugasanga ahantu hose bazishyizemo, kandi bashyizemo magi nyinshi ku rugero ruri hejuru. Mu gihe dukunda kuyikoresha, magi ni ikibazo gikomeye ku buzima bwacu. Ibigize magi bitera umubyibuho ukabije,
harimo kimwe mu binure bibi cyane bita trans fat. Trans fat ni ya mavuta twabonye ya chipusi cyangwa se trans fat. Chipusi irabakoresha imigati. Niyo mpamvu ifatwa nka kimwe mu guhitamo ibiryo bibi ku bantu bafite ubuzima bwiza. Rero ku bantu bafite ubuzima bwiza gukoresha amagi ni uguhitamo ibiryo bibi. Ngo kandi kuki amavuta ya trans ari mabi? Kubera iki amavuta ya trans cyangwa se chipusi ari mabi? Twabonye yuko aya mavuta ni amavuta ameze nka girise y'imodoka, mu kinyarwanda babyita amavuta y'intoki. Ni amavuta akomeye cyane ku buryo kugira ngo azashonge bisaba iki? Bisaba dogere z'ubushyuhe ziri hejuru kugira ngo azashonge. Ntushobora kuyashyira ku zuba ngo azashonge, ni nka girise. Ni nka girise bashyira mu modoka. Rero kuba akomeye gutya kandi akihanganira ubushyuhe cyane, nicyo gituma bayakoresha imigati, kuko imigati ibasha kubaho igihe kirenze itangiritse cyangwa se amandazi atangiritse. Ariko bikaba ari bibi ku buzima bwacu, ari cholesterol nyinshi, ibinure bibi ku buzima bwacu. Nanone ibinure bya trans poor ni isoko ya cholesterol mbi y'amaraso, kandi binatera umubyibuho ukabije, indwara z'umutima hamwe n'imirire mibi. Ibi bintu biratangaje cyane kubona umuntu ashobora kuba arwaye nk'umutima, arwaye umuvuduko w'amaraso, ariko akazajya yirira utu tuntu tw'amagi, kuko hari bageze no ku rwego wo kuturya ari tubisi, akagafata akagashyira ku ifunguro, yarangiza kugashyira ku ifunguro ikaminjagiraho nk'uminjira umunyu, hanyuma akarya. Tugiye kureba impamvu 7 udakwiriye kurya amagi. Iya mbere, itera igogora gukora nabi. Iya kabiri, itera aside nyinshi mu gifu. Iya gatatu, itera umubyibuho ukabije. Iya kane, itera umuvuduko ukabije w'amaraso. Iya gatanu, habamo ifu inoze cyane yangiza ubuzima. Icya gatandatu, itera indwara z'umutima. Magi ni uburozi buryoshye. Icya karindwi, habamo sodium nyinshi itari nziza ku mubiri cyangwa se ku buzima bwacu. Mu by'ukuri magi ntago ari ikintu gikwiriye kuribwa. Inama Elina White yaduhaye yuko we yirindaga kujya muri restaurant kugira ngo adahuriramo n'ibi bibazo by'ibikabura mubiri cyangwa se by'ibirungo bikabije. Dukwiriye kumenya ko ikintu cyose kiryoshye bidasobanuye ko ari cyo cyiza ku buzima bwiza muri rusange. Ikintu gifunze neza, ikintu kiryoshye, dukwiye kumenya yuko atari cyo kintu cyiza ku buzima bwacu. Nubwo imibiri yacu ibishaka ibintu biryoshye, ariko ibintu biryoshye ntago ari byo byiza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu dukwiriye kubaho imibereho yoroheje, tukabaho imibereho yoroheje, bityo bikazadushobokera no kwivuza mu buryo bworoheje. Turebe inama Elina White yaduhaye mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya kuri page 298, ni ku gihamya cya 293. Muri iki kinyejana gifite umuvuduko, muri iki gihe hariho umuvuduko w'iterambere, kuboneka kw'ibyo kurya bidakabura umubiri nibyo abantu bakwiriye kwishimira. Abantu bakwiye kwishimira ibyo kurya bidakabura iki? Bidakabura umubiri. Ibirungo bifite imiterere yangiza umubiri. Ibirungo bifite imiterere yangiza umubiri. Urusenda, piripiri n'ibindi birungo nk'ibyo biryaryata mu gifu, bigatera ubushyuhe mu maraso kandi bikayahumanya. Akenshi usanga igifu cy'umunywi w'inzoga cyarababuwe n'umuriro kubw'ingaruka z'ibisindisha yimenyereje. Igifu cyababuwe n'umuriro nk'icyo ugisangana kandi n'umuntu ukoresha cyane ibirungo. Iki gifu cyababuwe n'inzoga ushobora no kugisangana abantu batanywa inzoga ariko bakoresha ibirungo byinshi. Kandi mu gifu bagiye kutwereka uburyo habamo agahu gatoya kabasha kugenza gute, kabasha kwangira. Kubyimenyereza usanga bituma umuntu atakishimira ibyo kurya bisanzwe, umubiri uba urarikiye ikintu kirushijeho kukabura. Abantu bimenyereje ibirungo cyangwa se abantu bakoresha ibirungo cyane, usanga nta kintu bashobora kurya hatarimo ibi birungo. Umuntu wamenyereye urusenda ntashobora kurya, nta kintu gishobora kumuryohera urusenda rutabonetse. Umuntu wamenyereye iyi magi ntashobora kurya atayibonye. Inama barimo batugira hano nuko ibi birungo dukwiriye kugenza gute? Kubyirinda, kuko ibi birungo utabiriye ushobora kugira ubuzima bwiza kandi ntacyo waba. Rero ibintu biryoshye ntago bisobanuye yuko ari byiza ku mibiri yacu. Igihamya cya 557, inama ku mirire n'ibyo kurya. Ibirungo n'insenda bikoreshwa mu gutegura ibyo kurya bigomba kuribwa, bifasha mu igogora
nk'uko icyayi, ikawa n'inzoga biba byitezweho gufasha umukozi gukora imirimo ye. Ibi bintu abantu babikoresha cyangwa se nk'abakoresha ikawa ngo bibongerera imbaraga. Iyo ingaruka zabyo z'ako kanya zirangiye, bica intege umubiri, bigatera n'ubwihebe umuntu bitewe n'ibikabura umubiri byabanje kuwutera imbaraga yo hejuru. Uko ibi bintu bitera imbaraga cyangwa se uko ibi bintu bishobora kukongerera ubushyuhe mu mubiri cyangwa imbaraga, ni nako iyo bishizemo bibasha kugusubiza hasi cyane, hanyuma ugacika intege. Imikorere yose y'umubiri ihita icogora, amaraso arahumana, maze uburibwe, kubyimbirwa n'umuriro bigakurikiraho. Ibi biteza umubiri intege nke n'umuriro, bigatuma wifuza kunywa ngo uhaze uburibwe. Mu ngendo nyinshi nagiye nkora nzenguruka uyu mugabane, sinigeze njya muri resitora, mu modoka zigendana ibyo kurya no mu mahoteli, bitewe gusa nuko ntashobora kurya ibyo kurya bihatangirwa, kuko akenshi biba bitetse mu birungo byinshi. Amaresitora menshi umuntu ashobora kuyajyamo, wamara gufungura ukirirwa unywa amazi umunsi wose, ukirirwa unywa amazi iminsi yose, bitewe n'ibirungo batekesha mu maresitora. Ariko ikintu kiba kikunywesha amazi ni iki? Ni umunyu, ni amavuta menshi, ni ibirungo. Rero natwe mu rwego rwo kwirinda ibi bintu byadufasha cyane, ndetse bikaturinda n'indwara nyinshi zituruka kuri ibi bintu turya ariko tutazi ibibigize, kuko biba byakorewe mu nganda. Ibyo kurya batanga biba byuzuyemo umunyu, urusenda, bigatera umuntu kugira inyota ikabije, biraryana kandi bigatwika agahu korohereye k'igifu. Ibyo kurya nk'ibi nibyo usanga bigezweho muri iki gihe, bikagaburirwa n'abana. Ibyo kurya nk'ibi nibyo bigezweho muri iki gihe, kandi twabonye yuko uko abantu bazakomeza kurya mu buryo bugezweho, bazarwara indwara zigezweho. Ingaruka yabyo ni uguteza uburakari n'inyota itabasha kumarwa n'amazi. Ibi bintu bitera inyota itabasha kumarwa n'amazi. Ibyo kurya byakagombye gutegurwa ku buryo bworoheje bishoboka. Ibi byo kurya byateguwe ku buryo bworohejwe nibyo abantu bazafungura mu buryo bworoheje, kandi bakanazanivuza mu gihe barwaye mu buryo bworoheje, bikarindwa ibirungo n'insenda ndetse n'umunyu mwinshi ndetse n'amavuta menshi n'ibirungo byinshi. Bavandimwe, tugeze ku musozo, ariko ubutaha reka tuzarebe kuri venegere, turebe ukuntu venegere ari mbi ku buzima bwacu n'ingaruka bitugiraho mu gihe dukoresha venegere. Venegere ntabwo ari nziza, ni mbi, nayo ni mbi cyane cyane venegere bita white venegere cyangwa se venegere y'umweru. Abantu baretse kurya inyama, ariko bakazajya birira venegere mu mato. Ibyiza, hari ubundi buryo bwo gukoresha. Ubundi buryo bwo gukoresha ni uburyo bwo gukoresha indimu muri tofu, kandi indimu ikora cyane kurenza venegere, nta nubwo bisaba indimu nyinshi cyane kugira ngo ukore tofu. Ariko nsoze mbifuriza imigisha y'Imana. Imibiri yacu irarindwe, umwuka wacu urarindwe, ndetse n'ubugingo burarindwe, kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Reka dusoze dusenga. Turagushimiye Mwami Imana yacu, izina ryawe nirabwe. Gushimiye ko utwitaho kandi ukatugenera ibidukwiye, ukatwungura ubwenge bwo kugira ngo tubashe gutunga amagara mazima. Umuntu wakurikiye iki cyigisho umushoboze kwihatira kugira ngo arinde umubiri we, arinde umwuka, arinde ubugingo. Udushoboze kubishobora. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen.